tugiye gutangira gusoma ijambo ry'Imana. Yeshuriwe Yohana ni ibice 19 umurongo wa 11. Turaje gusoma tugeze ku murongo wa 16. Ibyashuriwe Yohana ibice 19 umurongo wa 11. Mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi uw'ukuri, niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza, yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamwo inkota ityaye, kugira ngo ayikubite amahanga. Azayaragiza inkoni y'icyuma, yengeshe ibirenge mu muvuri w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo Umwami w'abami n'Umutware utwara abatware. Dukomeje kuganira dukurikira za nyigisho zacu. Twakomeje kuganira, twaganiriye hejuru y'ubwami bw'Imana. Tuvuga yuko ubwami bw'Imana bugizwe n'ibice 7. Muribuka yuko twaganiriye mu gice cya mbere kuko Imana ari umwami, ndetse muri ubwo bwami yabuhaye na Adamu. Mu gice cya kabiri twaganiriye ubwami twita teokrasi, ubwami bw'Imana ariko butwawe n'abantu mu isi bayiserukira, barimo ba Mose, barimo abacamanza, kugeza ku bami b'Abisirayeli. Cya gatatu twaganiriye ubwami bwahanuwe ndetse n'ubwami bwasezeranijwe. Noneho dusigaza ibindi bice 4. Ibyo bice 4 nabyo tugiye kubivugaho mu mwanya mutoya, kuko ntabwo dufite umwanya kwinjira muri buri gice ngo tugende tugisobanura uko cyakabaye n'uko cyari gikwiriye kuba, ariko turagenda tuvugaho incamake kuri buri bwami. Twavuze yuko hari ubwami bwasezeranijwe. Imana kuko itajihera mu masezerano yayo yatanze, ibyo yasezeranyije izibisohoza, kugira ngo abantu bamenye yuko Imana ikivuze no kugisohoza izagisohoza. Hari ubwami rero twavuze yuko bwasezeranijwe kandi bwari bukwiriye gutangwa. Ubwo bwami rero bwabayeho, bwaratanzwe, ariko buza ari ubwami bwicishije bugufi. N'umwami wabwo aza ari umwami ucishije bugufi. Ntiyaje ari umwami wa politike, ariko yaje ari umwami uciye bugufi. Nicyo gituma Bibiliya ije imwita ngo yaje ari umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Intego ye yari imuzanye muri ubwo bwami bwasezeranijwe, yaraje kubanza ngo akureho ubwami bw'umwijima, yimike ubwami bw'umucyo. Ubwo bwami rero bwatanzwe n'Imana, ariko Imana yohereza umwana wayo ari we Yesu Kristo, avuka ari umwami uje gusohoza amasezerano Imana yari yarasezeranyije na Dawidi. Iyo musoma muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, mu gice cya mbere dusangamo amasekuruza ya Yesu Kristo. Atangira avuga ngo ni mwene Abrahamu, agakomeza akagera kuri Dawidi kugira ngo yigishe abayahudiki
kugira ngo yigishe abayuda kuko Yesu ari we Imana yari yarabasezeranije, none Imana ikaba yarabisohoje, ariko ntibabyakiriye nk'uko Imana yari yabishatse. Icyo gitumye mvuze ngo mu butumwa bwiza bwa Matayo dusangaho ibisekuruza bya Kristo Yesu ari ibisekuruza by'umwami. Turaje kubisoma mu mazina yiwe, haravuga ngo azitwa Yesu n'uzakiza abantu ibyaha byabo. Ariko hakabirindi zina ngo azitwa Emmanuel, ngo ni Imana iri mu bantu. Imana iri mu bantu. Ikindi kitugaragariza kuko ubwo bwami bwaje abantu ntibabwitaho, ntibabwemera, ntibabwakira, nuko mu masezerano Imana yari yavuze aho umwami azavukira. Iyo tubisoma hariya muri Mika ibice 5 umurongo wa mbere, haravuga ngo nawe Betelehemu ntabwo uri mutoya mu midugudu ya Yuda, kuko muri wowe niho hazakomoka mu mwami. Ubwo bwami rero niho Yesu yavukiye i Betelehemu. Ariko avukira he? Avukira mu muvuri w'inka, abyarwa n'umuntu w'umukene, mu buryo abayuda ntibashoboraga kumwakira kubera kuko yavukiye mu nzu y'ubukene. Ariko ikibigaragaza nubwo butumwa bwiza bwa Matayo mu bice 2 tubona abanyabwenge b'abanyamahanga baje bakurikiye inyenyeri ihamya kuvuka ku mwami, kandi iyo nyenyeri nayo tuyisanga mu masezerano Imana yari yarasezeranye. Imana iravuga ngo mu bwa Yakobo hazakomokamo inyenyeri, ngo kandi hazabamwo inkoni y'ubwami izagiriza inkiko zose z'Imowabu. Iyo nyenyeri rero nicyo cyatumye n'abanyabwenge baza bayikurikiye, baza kubaza ngo ese umwami w'abayuda wavutse ari hehe? Tugasanga harimo guhunga k'umwami ajyanwa muri Egiputa, hakabamwo no gupfa k'umwami Herode wamuhigaga, hanyuma yabwo umwami akongera akagaruka. Ariko none hagarutse ntabwo yasubiye i Betelehemu. Kubera iki? Kuko undi wari wimye mu bwami bwari bumukurikiye, nawe yimye ari umuvandimwe w'uwa mbere, bituma noneho Yesu ajyanwa i Nazareti. Nabwo byari bifite impamvu kugira ngo amasezerano y'Imana asohore, ngo azitwa Umunazareti. Azitwa Umunazareti. Noneho arererwa i Nazareti, akurira i Nazareti, akora ibitangaza. Igitangaje nuko muri ubwo bwami bwa Yesu abantu bari bamutegereje hiki, bari bamutegereje kuko aba umwami agakuraho ingoma y'Abaroma. Ariko rero icyo cyo cyari cyamuzanye kuko yaje yicishije bugufi. Iyo tubisoma hariya muri Marko ibice 10 umurongo wa 45, haravuga ngo sinaje gukorerwa, ahubwo naje gukora, ngo no gutanga ubugingo bwanje ngo bube incungu ya benshi. Icyamuzanye ubwa mbere yaje aruje kwicisha bugufi kugira ngo yikorere ibyaha by'abatuye isi, asenye ubwami bwa Satani bwo mu mitima, ariko yubake mu bwami bwiwe. Kubera iyo mpamvu rero niho tubona yavutse ari umwami, asuzugurwa nk'umwami, ndetse apfa nk'umwami. Turabisanga hariya mu butumwa bwiza bwa Matayo n'ubwa Yohana. Haravuga ngo mu gihe Yesu yajaga ku musaraba, Pilato yaramubajije ngo ese ngo uri umwami? Aramubwira ngo wakabimenye ko aricyo navukiye, ngo nicyo cyanzanye mu isi, nicyo navukiye ni nacyo cyanzanye mu isi. Yavutse ari iki? Yavutse ari umwami, abaho ari umwami, ndetse yicwa nk'umwami, kuko no mu rupfu rwiwe hejuru y'umusaraba banditse ikirego, baravuga ngo ni umwami w'Abayuda. Ndetse bagerageza kubibwira Pilato bati bizimye, ubizimye kuko wandike ngo yajaga yiyita ko ari umwami w'Abayuda. Bati twebwe nta wundi mwami dufite keretse Kaisari. Ariko Pilato abikorera mu buhanuzi bukomeye cyane, arababwira ngo ibyo nanditse nabyanditse ntawabizimya. Bivuga iki? Bivuga ngo Yesu ni umwami. No mu rupfu rwiwe dusanga Yesu ari umwami, kandi yamaze gupfa, hanyuma yabwo arazamuka ajya mu ijuru, ariko asiga ubundi bwami. Nibwo tugiye kuvugaho ubwami bwa kangahe? Ubwami bwa gatanu. Ubwo bwami bwa gatanu ni ubwami nyabaki, ni ubwami buri mu mitima, ni ubwami buhishe ariko buri mu mitima yacu. Niho hamwe twasomye muri Matayo havuga ngo hahirwa abakene mu mitima, kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Hahirwa baki? Hahirwa abakene. Abakene bakennye iki? Bakennye amafaranga, bakennye imitungo? Oya, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Kubera iki bwitwa ubwami bwo mu ijuru? Ni kubera yuko
abayuda ntibatinyukaga kuvuga izina rya Yehova cyangwa se izina ry'Uwiteka, bigatuma rero noneho bavuga ngo ni ubwami bw'ijuru aho kuvuga ngo ni ubwami bw'Imana. Kubera iyo mpamvu hari ubwami bwo mu mitima, ubwami buhishwe, kandi ubwo bwami Yesu yasize abushinze hano mu isi. Ikinatangaje ni iki ngiki, nuko ubwo bwami bwamenywe n'impumyi, bumenywa n'abanyamahanga kuruta abayuda. Reka mbaho urugero rutoya rw'abanyamahanga uburyo bamumenye. Hari umugore umwe w'umunyakananikazi waje kwa Yesu, yari arwaje umwana wiwe atewe n'abadayimoni. Araza asanga Yesu, arataka. Mu gutaka yavuze ibintu bitatu bitangaje cyane, kandi bigaragaza ko uwo mugore yahishuriwe kumenya Yesu uwo ari we. Ndetse ndabifuriza ngo Imana ibahishurire kumenya Yesu, kuko kumenya Yesu si ubwenge twiga mu mashuri, kumenya Yesu si ubuhanga bundi twiga, ariko kumenya Yesu ni uguhishurirwa. N'umunsi umwe Yesu arimo aganira na Petero, yaramubajije ngo ese Petero, abantu bajya banyita nde? Petero aramubwira ngo abantu batekereza yuko uri Yohana, abandi bavuga yuko uri Yeremiya, abandi bavuga ngo uri umwe mu bahanuzi. Arabaza ati mwebwe se mwe mujya munyita nde? Petero aramubwira ngo uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Aramubwira ngo urahirwa Simoni mwene Yona, ngo urahirwa kubera kuko ubwo bumenyi bwo kumenya yuko ndi Kristo umwana w'Imana ntabwo ari inyama n'amaraso byabiguhishuriye. Niho navuze ngo ntabwo tubyiga mu mashuri, ariko ni uguhishurirwa kuva mu ijuru. Aramubwira ngo ntabwo ari inyama n'amaraso byabiguhishuriye, ngo ariko ni data wo mu ijuru wabiguhishuriye kugira ngo bimenye. N'uyu mugore w'umunyamahangakazi nari maze kuvuga, umunyakananikazi, ngo yaje arataka, aramubwira ngo mwami, amenya yuko Yesu ari umwami. Aramubwira ngo mwami, arongera amenya n'izina ry'ubwami bwe. Aramubwira ngo mwami mwene Dawidi, ngo mbabarira unkirize umwana wanjye. Igitangaje ni iki ngiki, nuko amaze kuvuga ayo magambo kandi hayatakira Yesu ngo araceceka. Imana ishimwe cyane. Rimwe na rimwe Yesu aje aceceka, kandi abantu bakacika intege bakiheba, ati ko twamubwiye akaba ntacyo ahaye akora. Ariko komera umutima, no mu iceceka rya Yesu harimo ibisubizo. Hari umunsi bamuzaniye umugore wafashwe asambana, baramubwira ngo amategeko ya Mose aravuga ngo bamutera amabuye. Bibiliya iravuga ngo Yesu arunama, ngo arababwira ngo utarakora icyaha abo wa mbere kumutera ibuye. Ngo arongera arunama, aratuza, araceceka. Abantu nabo babonye ko yunamye barasohoka umwe ngo aze kwitera hejuru, asanga asigaranye na wa mugore gusa. Aramubaza ngo ese mugore, abarezi bawe bari hehe? Aramubwira ati sinzi. Undi aramubwira ati nanjye sinzi iyo bari, atari ugende ntukongere gukora icyaha, icyago cya nyuma kitazaba kinini kuruta icya mbere. Nari mbabwiye ngo uyu mugore w'umunyakananikazi yaratatse, aravuga ngo mwami mwene Dawidi mbabarira. Yesu araceceka. Abigishwa babibonye baramubwira bati musezerere, dore ariko arasakuriza inyuma yacu. Naringize ngo mbabwire bavandimwe, nubona ufite ikibazo kandi wamaze kukibwira Yesu, wirinda andi majwi agusakuriza. Amajwi aturuka hirya no hino, yabo musengana, nabo bashobora no kuguca n'intege. Ariko humura, komera, tegereza Yesu wenyine, kuko niwe ufite igisubizo cy'ubuzima bwawe, niwe ufite igisubizo kigira icyo kimarira ubugingo bwawe. Uyu mugore arongera arataka, aramubwira ati, ndetse Bibiliya iravuga ngo noneho araza aramupfukamira, araza aramubwira ngo mwami mbabarira, umwana wanjye ararwaye cyane. Wumva igisubizo ku ntambwe ya kabiri Yesu yamushubije. Yesu aramubwira ngo si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo bihimbwa. Bibiliya y'Igifaransa izibivuga neza cyane, izivuga ngo si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo bihibe ibwana, kuko urumva n'umwana we yari kwatakira. Noneho kubera yuko abayuda basuzuguraga abanyamahanga bakabita imbwa, n'abana babo bitwaga ibibwana, aramubwira ngo si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo bihereze imbwa. Igitangaje cy'uyu mugore w'umunyakananikazi, yari yamenye Yesu, yasobanukiwe imbaraga ze, yasobanukiwe n'ububasha bwe. Arongera aramubwira ngo
yego databuja, yego. Abo turi kumwe abahaye banumva. Ese uwo mugore avuze ngo yego yaragize ate? Yari yemeye kuko ashobora kuba ari n'imbwa imbere y'Abayuda, ariko aramubwira ngo yego databuja, ngo n'imbwa nazo zizarya ubuvungukira buvuye ku meza y'abashebuja. Yesu aramubwira ngo mugore, ngo kwizera kwawe. Urumva mbere bari ko bavugana, akamubwira ngo si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo bihimbwa, ariko noneho uyu mugore amaze kumubwira, amubwiye ngo yego databuja, ngo n'imbwa nazo zirya ubuvungukira buvuye ku meza y'abashebuja. Aramubwira ngo mugore we, ni ukuvuga ngo noneho amubwiranye icyubahiro. Aramubwira ngo mugore, ngo kwizera kwawe ni kwinshi, ngo bikubere uko ushaka. Kuva uwo mwanya iyo saha umwana wawe muzima. Kubera iki? Kuko wa mugore yagize kwihangana, agira kwizera gukomeye, bituma asingira iriya migabane. Abasingiriye iki? Abasingiriye kubuvungukira bw'amasezerano y'Abisirayeli, ay'Imana yabasezeranije kuko bagomba kuyaragwa. Uriya mugore w'umunyamahanga nawe arayaragwa. Nababwiye ngo ikindi gitangaje nuko impumyi zamenye iby'ubwo bwami kuruta abazima. Hari impumyi imwe yatatse iravuga ngo, yaribaje ngo se nguwo ninde ko habaye urusaku, niki cyabaye? Baramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti uhanyura. Aramutakira aramubwira ngo mwami mwene Dawidi mbabarira. Abantu ngo baramubwira ngo ziba, ceceka, nawe uri kurasakuriza umwami. Ariko arakomeza arataka, ntiyita kuri ayo majwi, arataka aravuga ngo mwami mwene Dawidi mbabarira. Yesu ngo arahagarara. Hari isengesho rije rihagarika Yesu, Yesu agahagarara. Reka nkubwire mwene data unumva muri uyu mwanya, hari ibibazo ufite bigukomeranye cyane, ariko wumva ijambo ry'Imana riravuze ngo nubwo bikomeye we kwita ku majwi yo hirya no hino, ariko wewe tumbira Yesu wenyine. Umutumbire niwe banza ryo kwizera kandi ni uzagusohoza. Yaramubwiye ngo arahagarara, noneho n'ababandi bariko bamubwira ngo naceceke, arababwira ngo nimumubwiraze. Baramubwira ngo umwami aragushaka, umwami aragushaka, kandi ibirahumutse aba muzima. Ni ubwami bw'imbaraga. Bibiliya iratubwira ngo ubwami bw'Imana si amagambo, si ukurya no kunywa no kunezerwa, ariko ngo ni imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Abari barwaye baba bazima babiheshejwe n'iki? Nuko ari umwami. Dufite rero ubwami bwihishe, ubwami bwo mu mitima. Mu mitima yacu hamaze kwima ubwami bwa Kristo. Yasenye ubwami bwa Satani, ariko yimika ubwami bwa Kristo. Mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 13 haratubwira ngo niwe wadukuye mu bwami bw'umwijima aratwimura. Haleluya. Twarimutse tuvanwa mu bwami bw'umwijima, ariko turimuka tujya mu bwami bw'umwana w'Imana ikunda cyane. Nubu mpaye mbabwira turabo mu bwami bw'Imana. Niba hatagize ikibutwimuramo, turabana b'ubwami, turabana b'Imana. Ab'Imana yimuye bakuye mu bwami bw'umwijima, ariko ibashira mu bwami bw'umucyo. Ubwo bwami ni ubwami budafatika, ni ubwami butagaragara, ariko ni ubwami bw'imbaraga, ni ubwami bwo mu mitima. Hanyuma yabwo tuzi mu bundi bwami. Ubwo bwari ubwami bwa kangahe? Ubwami bwa gatanu. Ubwami bwa gatandatu nubu twasomye mu byahishuriwe Yohana, butubwira yuko umunsi umwe Yesu azagaruka akima ingoma y'imyaka 1000. Iyo ngoma y'imyaka 1000 azayimana n'abera bose, abazaba barapfuye n'abazaba ari bazima. Abapfuye bazazuka, abazima nabo bahindurwe, hanyuma yabwo tuje kwima ingoma y'imyaka 1000. Kandi iyo ngoma y'imyaka 1000 izaba iri mu isi, ntabwo izabera mu kirere cyangwa mu ijuru, oya, ariko izaba mu isi. Kandi kapitali yayo izaba Yerusalemu. Izaba Yerusalemu, iriya tubona, iriya abantu batembereramo, iriya abantu bakandagiramo, ariko bazabaho mu ngoma y'imyaka 1000. Kandi muri iyo ngoma y'imyaka 1000 hazaba amahoro atigeze abaho ku isi, kuko intambara n'ibyago n'urupfu bizaba bishize, bizaba bihagaze. Kubera iyo mpamvu hazaba amahoro, amahoro asendereye, amahoro aruta yigeze kubaho ku isi. Tayigeze kubaho ku isi angana nayo mahoro azaba mu ngoma y'imyaka 1000 tuzimana na Kristo. Bibiliya iratubwira ngo hahirwa
abera bafite umuzuko mu mugabane wa mbere, kandi abo ngabo ngo nibo bazimana na Kristo iyo ngoma y'imyaka 1000. Abahaye banumva ndabifuriza kuko tuzabana muri iyo ngoma y'imyaka 1000. Ubundi bwami bwa karindwi ni ingoma y'iteka n'iteka, kuko iyo ngoma y'imyaka 1000 nishiraho tuzinjira mu bwami bw'iteka, ubwami butazaba mu rupfu, ubwami butazaba mu amatorero, ubwami butazaba mu insengero, kuko umwami ubwiwe wenyine azaba ari urusengero. Ubundi kandi ni ubwami butazakenera amashanyarazi n'izuba, kuko Yesu wenyine ubwiwe azaba ari umwami, azaba ari izuba rimurikira n'itabaza rimurikira uwo mudugudu, kandi uwo mudugudu ni mwiza. Reka mbabwire ngo muwifuze, na ahantu tuzaba iteka n'iteka, nta kurwara, nta gupfusha, ndetse Bibiliya iravuga ngo azahanagura n'amarira yose abantu bareze hano ku isi, amaze tuzima iyo ngoma y'iteka n'iteka. Ni ingoma itazahanguka, ni ingoma idafite iherezo, ni ubwami buzabaho iteka n'iteka. Imana iduhe umugisha kugira ngo tuzaragwe ubwo bwami. Hari ibyiza byinshi Imana yaduteguriye. Ngiye gusoza mbabwira ngo hari ibyiza tubona mu isi, ariko n'iby'akanya gato, n'iby'igihe gito, ibitureshya n'iby'imyaka. N'abantu mu mibereho yabo babayeho bafite ubuzima bugufi, bafite ubuzima bugufi, kuko ubuzima bwacu burabaze. Ni imyaka 70, ngo nitugira myinshi tuzagira 80, kandi nayo yuzuye umuruho n'imibabaro. Ariko hirya y'ubwo buzima, ubuzima bufite imyaka ibaze, hirya y'ubuzima bukenyuka, hirya y'ubuzima bupfa, dufite ubuzima buzahoraho iteka n'iteka, kandi tuzahora turirimba, tumusingiza, tumuhimbaza umwami wacu wadukunze. Hari umuririmbyi wabiririmbye mu ndirimbo zo gushimisha, araririmba aravuga ngo nicyo gituma ningerayo ngo nzanje yandirimba nti Yesu niki cyakungundishije. Tuzareba ubwiza bwiwe, ubwiza butangaje, amaze bitume tumuririmbira, tumuhimbaza, tumubaza impamvu yatumye adukunda, ariko azatubwira yuko yadukunze kubw'urukundo rwiwe rutangaje. Imana ibahe umugisha, twizere ibyo ni ijambo ry'Imana ribivuze kandi bizasohora, kandi tunezezwe no kuzaba muri iyo ngoma y'iteka n'iteka, niba tudacitse intege, niba tudacogoye, niba tutaguye isari muri ubu buzima dufite. Kandi ubwo buzima ni ubuzima buzabaho iteka n'iteka, nta gusaza, nta kurwara, nta gupfa, nta gupfusha, nta kurira, nta ntambara, ariko hazaba ari amahoro. Imana ibahe umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami. Ndetse nagiraga ngo mbabaze ngo wumva yiteguye kugira ngo tuzabane muri ubwo bwami, nubwo yaba akiri mu byaha none, ariko Yesu nyiri ubwo bwami araguhamagara, aragukeneye ngo muzabane, ngo ntashaka ko numwe arimbuka, ariko irashaka kuko bose bakizwa. Kubera iyo mpamvu araguhamagara ngo uze umusange. Tugiye gusenga Imana dusoza ku bw'ayo magambo. Ubwo ni ubwami bw'Imana bwateguwe, kandi Imana yarabuteguye kandi izabusohoza. Uwiteka umwami w'abami n'umutwaro utwara abatware, tugushimiye kuko ingoma yawe izahoraho iteka ryose. Izindi ngoma zose zizavaho, ariko iyawe ndizakuka. Habe n'iyo mu mitima izindi ngoma zose zazima zigashiraho, ndetse zimwe zikaza ziyihiga, ariko nanone ikongera igasigara kandi gakomera kandi gashikama. Kuri ubwo kubera kuko wayubatse ku rutare, aho amarembo y'ikuzimu atazagira icyayitwara. Urakoze Yesu kuko twumvise, abumvise ijambo ryawe, uwaba ari hirya no hino, aho yaba ari hose mwami, ariko akumva ijambo ryawe rikoze ku mutima we, akumva agomba kuguhindukirira no kukwakira. Turamusengeye ngo mwami umubabarire, mwami umwakire mu bwiza bwawe, umwandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo, umukure mu gitabo cy'urupfu cyo kurimbuka, ariko umwandike mu gitabo cy'ubugingo ahazahora iteka ryose. Abavandimwe bizeye Yesu kandi bamukunda, bakunda no kumukorera, turabasabiye ngo ubahe umugisha wo gukunda buriya bwami no kwifuza kuzabubamwo, bakazaburagwa nk'ubwabo. Urakoze kuko twumvise, amashimwe n'icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe iteka ryose ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.